umwana agiye kugutemera iki? Yesu Tom byo ni biki? Umwana agiye kugutemera iki? Inde Bwenge. Yesu we Ndagoje byumva. none usazanye n'umuhoro Musanze hejuru yawe n'umuhoro agiye kugutema. uyu mwana azanyica Tom uyu mwana azanyica. Ikibazo murapfa iki? Uyu mwana murapfa iki? uyu muhoro nawe urose ariko nkabona mu nzozi nkabirwa ibyo ari byo. Tom uyu mwana ko azanyica. Ikibazo murapfa iki? Nge nicyo kibazo. Nta kimwe nzi ubusanzwe inzu y'umuhoro yawe nande cyane ngira umwoshya ni nyina cyangwa sekuru. Tom ubu nzabigire gute? we barakwishe baranyica barandangije hejuru y'inzu. Tom wareka dore umuhoro mu kugwe hejuru yaragiye kugutema. ahubwo reka mpindure imyenda cyo kintu kirananyishe. Hindura imyenda vuba vuba ugende umuzane. Ahubwo niba yanagiye uzi ko yagiye reka mpindure imyenda ndebe ukuntu Tom bwana nyamara kugenda iyi mitungo ntabwo tuyibona kandi iyi mitungo ndayifite kubera bwenge. Reka mpindure imyenda. Umukecuru wawe cyangwa umbwira ikintu upfa n'uriya mwana. Nje nicyo kibazo gifite. Uriya mwana rero Tom ntacyo upfa nawe. Uriya mwana imyumvire afite ni iya nyina. Uriya mwana ashobora kuba n'uyu muhore yawuzanye bitewe na nyina. Sinamenye ibyantu birimo guturuka. Ibindi ntabwo mbyumva. N'uriya musaza. Amusaza ntabwo ari seriye. Ariko siko ufite abanzi benshi gahunda y'ibitego. Ubu byanyobeye iyi nzu ndabona tugiye kwirekura. Turayirekura gute? Ariko bwenge kuba yagiye. Ngiye guhindura imyenda njye kumushakisha. Nta mpamvu ndabyo byose mbyumva ngiye. Icyambere banza ushaka uriya mwana niba uzi kwinzu iri kuri uriya mwana. Niwe yanditseho. Yanditse kuri bwenge. Ntagucike rero. Ntagucike ngomba kujya kumushaka. Ntagucike. Koresha uko ushoboye kose uriya mwana ntagucike. Ibyo ukora byose. Ariko tore kamubwire. Ibintu ntabwo ibintu hari inkurikizi birimo. Ntabwo yabura umwana musanze hejuru n'umuhora ashaka kugutema. Ibi bintu hari ikintu kibyihishe inyuma. Nyamara ibi bintu bitangiye kongera imihoro. Zabureba kabyo. N'ubuzima warabuze. Aya mafaranga turimo turayarya. Sinzi hari inkurikizi. Ariko se Serine uri hariya waranyoroheye. Serine ntanyoroheye na se. Bashaka bwenge. Noneho batangiye kumushyira nk'umuhoro. Urandebera Tom. Iyo utatunguka ntaba andangizije asa karikuraho. Mbapfuye. Upfuye ibintu birarenze none ubwo atangiye kuzamo imihoro. Birarenze ubwo atangiye kuzamo imihoro. Kuzamo imihoro. Ubu nukuvuga ngo nako uzi se Tom. Ikindi giye kuri. Ntekerejeho. Ndabona ibintu bidasanzwe. Ibi bintu mukubikurikiranira hafi hakiri kare. Ese ubundi nawe niyo yayo. Ubu yarindaga azana umuhoro kandi uzi misiyo dufitanye. Ntabwo ushaka n'ubwenge nka musaza wanjye gutekereza ati se uya mwana undebere hirya no hino. Ntabwo nzi ko yabitinyuka byaba bigeze aha ngaha. Kubera iki se? Ntabwo ibintu abiteho. Ni umwana ariko uyu nguyu ariko bafite abamwoshya ngo dushaka abamwoshya bariho. None se wowe ko nakubwiye kuzajya undebera ubu nkawe koko ni igiki? Oya uba maso aranyeretse. Uba maso aranyeretse we kuri kuvunika uba maso aranyeretse. Igisigaye ni ngiye. Ntabwo biyeretse? Ntabwo biyeretse ntabwo bibonye. Reka tubashakisha hasi hejuru. Reka jewe rero njye guhindura imyenda. Ndebe uriya mwana kuko bwenge naramukagiye. Iyi mitungo turayihebye burundu. Gira vuba ushaka. Burundu. Gira vuba ushaka. Dore nkubwire nyamara bamaso. Oya nabaye maso. Nabibonye byarangiye ibyo nasho. Ibyo nitaga ibikino. Ya 500 ntabwo uzongera kuyabona. Yewe muraho. Nizina rya Yesu. Toka sitani. Wiki. Uye n'umuzimu se. Umuzimu wahe? Jewe urabona ndi umuzimu. Niko de uri umuzimu. None se Nikodemo wumvise ko yapfuye ku buryo ugeze ute Kigali? Uko wahageze. Ese cyakugejeje Kigali cyane cyane.
Jewe Nikodemo ndi umuzimu. Umuzimu. Kutese. Uri umuzimu pe. Ndakubonye kuri umuzimu. Uwakubwiye ko napfuye se nkaba nabaye umuzimu nini? Ko nagusize Huye ugarutse ugeze hano i Kigali gute? Wowe se wahageze ute? Murimo muratuma bwenge kugira ngo anyice. Wande? Bwenge. Ubuse bibonye ko bwenge ejo bundi yarajya kunera icyuma ngo mutware ya mitungo. Ntayo izatwara. Ngiye guhangana nawe. Umva, inkubisi y'amase irayitarukiriza. Wavuze amase. Bwenge wamujyanaga he? Wavuze amabya nk'amase. Bwenge wamujyanaga he? I Kigali. Akwishe nta gahinda. Nta gahinda wagira. Nako rwose. Ntabwo ubu nageze mu bwishinganye ntawe uzanye. Ubu nka Bwenge imbere wamutwariye umwimanyine ukora hirya ukora hino umugejeje Kigali ahubwo Bwenge azabura nkubwire wa mukecuru. Bwenge naramukabuza nawe uzabura. Ntabwo azabura nzamutunga kubera iya mitungo niyo ushaka kujyaho ntayo uzabona rero. Umutunga se wa mitungo wayimejeje wayibuze. Umutunga waramubyaye wowe Bwenge. Naramubyaye n'uwawe wabutaye utamureba. Nzajya mvugana nawe nzamujyaho nzajya mvugana Bwenge. Noneho nzazerana nawe kugeza igihe. Ariko wabaye. Nzagerera i Kigali nkatuza nkatunganirwa. Nkumva yuko mutwanjye mutakinkoroga. Murankoroga maze kunkoroga we na Serine. Reka nkubwize ukuri rero. Nushaka witonde. Nureba na Bwenge azagukora uzabure. Bwenge azagukora kuko wowe urashaka Bwenge kubera inda nini y'imitungo yawe se wayikuye he? Wayikuye. Uzayaturutse. Wowe wayikuye he? Bwenge ndamutunga. Yajabundi yarajya ahubwo erekana Bwenge mu maguru mashya utarafungwa wowe. Ntawe mwerekanya, ntabwo nzamwerekana. Ntawe nzerekana. Umunsi abapolisi bagukubiseho amapingu, sibyo? Bakakujyana ukarara mu kashu nk'umunsi umwe. Ufunga ni ufungura. Niho uzamenya ko noneho. Ufunga ni ufungura. Iki kibereho iki? Kibereho iki? Igiki? Urakigira? Wowe urakigira iki ngiki? Zabahamagara bamfungure. Ubategeka se uzavana itegeko rifunga ibisambo nkamwe byiba abana. Ihohoterwa rikora iki? None se bazandenganura. Wakabimenye ko ari ihohoterwa. Muramuhotera ni wowe umuhotera se mvuga Bwenge. Dore ukuntu umva nabi. Ntunkore mu jisho. Urumva? Wumva nabi. Ntunkore mu jisho. Bwenge mwebwe muratuma muhotera. Aguhohotera. Ati mwaramutumye ngo atantera icyuma. None yarirukanze ndamushaka ndamubona tuza aho mubaho na Bwenge. Iyi mitungo arimo kuyikugira ntayo uzabona. Nyamara reka nkubwira mukecuru nushaka kuzanyicisha. Nushaka ugende gake. Utagenze gake nawe uzareba. Nicyo ushaka gukora. Bashaka dufungana amaguru. Tanga umwana wa bandi nta kindi. Bashaka kumubita kuko wankubitiye ku Gisagara. Nzagukubita. Urashaka kunkubita waruye kunkubitira hariya imakwaza niyo unywera agacupa nk'abandi bagabuka ukaza ukantoranya mu bandi bagabuka nkubita inkoni agacupa kubera yuko wiriwe ujya gusabiriza agacupa wagiye usa sabiriza se wagiye wiba abana wakwema ko mufuka ukarika gukomaza yakize gutyo ntugire ngo ntaya wayakuyemo gakora aho ni Kigali twarwana ivumbi rigatumuka aha ngaha ahubwo nzakwicisha ubu Kigali maze kuyimenya mwumva ngo uzanyicisha Kigali maze kuyimenya ariko n'abantu bari hafi aho ngo bumva amagambo no mugore ari havuga ngo uzanyicisha usari record hari uzanyicisha je record zicari cyo ubu njyana nakurangije kera ni napfa ibi byose ni napfa nawe uzapfa uzansangaho ntabwo nzapfa kandi nta handi nzacicisha ikintu jewe niyemeje nuko Bwenge ngomba kumukwambura wagurishije amakoko n'amatama ntabwo nazasumbira iki iyo nzigurisha ariko wankurikiraga mu iki waguhaye ayo makuru ni ndayakurura wakabimenye sumbira igira nazigurisha ari gihe waziyororeye wakabimenye ko wazitaye zitarabwagura zirabwagura zose nazikomye urutaro ndazigurisha wakabimenye rero ko nabimenye mu gati k'ifubone naho ndazishoye none wakabimenye se ko nabimenye aribwiwe n'ikindi Kigali zaguzwe n'abanyesabe gira amakuru bangira abantu b'amakuru wowe ufite amahubwo wowe ufite imyumvire mike nimba gifite ndamaze ariko kandi genze makuna sarenge nzaguseka kuzanga Kigali kugira ngo jewe uzagira kujya kinjombe ntacyo ngo cyazinjombera imisave zakwereka rwose genda tanga umwana w'abandi nta kindi dupfana uretse umwana w'abandi ntawe nzatanga
sha uzahora zerera muri Kigali noneho nge buretse ngiye kukwimuka uzabureyo uzampiga mbure na nuriya mukobwa wawe wampiga mbure kereka iriya nzu nyitsindiye byo mwigize ngo muzajya muhora mushaka kurya imitungo ngo nimba Imana inyihereye uko niberaho muragowe. Ose muze wewe uruko duwe tuzajya duhura wimereye nk'umusazi. Ahora niki wa mwana ko ari abantu bandesha umutwe kugeza n'ubugengiye kuzasara aho mbase nabona nicyo nkubwira rwose. Sinayinzi ko wateshejwe umutwe nuko utari ufite aho uba n'ubu wahabonye nabwo cyata umutwe ubu ngugeze ku bantu. Hari bindi icumbi ryo warakoze wamaye icumbi ariko hari abandi bantu nasanze hano i Kigali benda kunguramo iyo kotsa benda je nabuza rwose je sigaye mbona bupfa bindutiye kubaho. Ako muze ubwo ntago ari imitwe y'abasaza bikigiye kugira ngo nyime komisiyo yanjye. Ahantu nakujyanye hameze gute si heza? Oya ni heza mba nibereye mu bindi byanjye ku giti cyanjye ntabwo ari ibyerekeranye nuko nkubonye yenda Muze none se ko mbona wigize umusazi ubwo si ukugira ngo nkuzeho. Oya ibyo narindimo ntacyo bipfana n'ibyo byanjye nawe rwose. Ese hari abantu uzi muri Kigali ku buryo mbwango baba bagutesheje umutwe iminsi ngaho uhamaze? Barahari sinabona uko ngusobanurira gusa icyo nakubwira cy'inzu cyo nta gafaranga ndabona ndiho ngashakisha muri iminsi ni nkabona rwose nza kwa komisiyone yawe rwose. Nese muze reka nkubwire sibyo igira hino noneho reka mvuge ngo iby'amafaranga nta nubwo ari byerega nshaka. Wallahi agafaranga kari kadutunzera karadutunze ariko ngiye kuri wowe ntago ari agafaranga nshaka. Umva nambabariye ariko nta kibazo. Nta kibazo noneho hari icyo se nje kuzaza nkagusura tukagira utuntu tuganiraho. Hariya kuri ya cumbi ry'iwanjye se hari ikibazo se? Ntabwo nabyanga gusa nakwanga kwagura umuryango cyangwa abantu b'inshuti muri Kigali. Nzaza nkurebe hari utuntu nshaka ko tuganiraho nyine tugakora. Twerekeranye n'iki se wa mwana we? Muse uyu nturi umuntu mukuru? Ndi mukuru shesha kanguhe ndenze n'ubukwerere rwose. Si wumva nyine nzaza twicare twitonze ubu ngubu kubera ko wambwiye ngo wataye umutwe wasanga n'ibyo ndi kubwira utazabukibyibuka. Nzaba mbyibuka yenda wabuze n'amakuru yanjye y'ibyambaye hayi wacu muri Gisagara mu majyepfo uko naje n'ibyo wowe uzayambwira ahubwo umva nkubwiye dore nta telefone ugira. Ahora niki sana nyabinyifite baba dore bamfa nageze hahandi bita mu mbeho za Nyaruhengeri bamfashtiya bafite n'intuze mfite gagatoroje naguze 3 baba barakantwaye. Kuko ntabwo gusa umuntu wakwambuye gatoroshi ya 3 ngaho mbwira nzagusure ariko akangana umunsi uzashaka rwose jewe cyane guhera kwa gatandatu mvuye mu isabato ku cyumweru mba ndi mu gihe cy'ikiruhuko uretse ku cyumweru nka saa 2 hari umusore njya gusimbura ku izamu ngo urara mu masengesho noneho nkamurarira izamu nkava ku kazi mu gitondo saa 12. kandi yambwiraga ngo nturabona karaka ubwo ni kwa gata ku cyumweru. Ku cyumweru? Cyumweru ariko ku cyumweru usanga hezo mba mari nyine kugera mu masaa 11 uhereye mu gitondo saa 11 na za nimugoroba niho mba ndiho nitegura ngo nzajye muri ako kazi ariko se wambwiye icyo ushakira nuko baganira mu masaha y'umugoroba none ukabona ntiriye se mu ncamake ikintu ushakira nka cyumva wowe nzagusanga mu rugo tuganire ariko mu masaha y'umugoroba wapi mu masaha y'izuba ari kubita wapi mu gatondo mu masaha y'akagoroba yakiye. Reka noneho ndamubwira ashaka undi uzamusigariraho noneho uzaza uhansanga nta kibazo yenda wumvitiye inkuru nziza y'abantu bananiye baba hano muri Kigali yenda ukawumvitiye ubutumwa bwiza bwo kugira ngo nziyunge nabo cyangwa se nta kibazo negeranije amatsiko. Fano no kumbwiye ijambo rizima no kuva twahuruza kutaranamobera di
wampobeye wampobeye ego mpobera siko kuva twahura reba inshuro duhuye nguha icumbi nta kibazo nta kibazo tuzavugana sawa nta kibazo yego ngaho ugenda sawa maze ureka abo bantu b'i Kigali bakomeza kugutesha umutwe Kigali we ako nayo ntegereje icyo asanga Mama, 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 mama. Umwana se wawe. Yemwa. Yemwa. Yewe. Wabaye iki? Nde uryamye ku nzira? Ni inzara? Kuryamye hano se uba he? Wanyu ni he? Ahantu ho kuba. Muri ibi gihe sarati igihugu cyo mu Rwanda kijyamo abana b'abakobwa ku nzira. Uturutse mu ntara se uturutse hehe? Maze iminsi itatu umukecuru twabanaga apfuye rero nahazaza Uhitamo kuza kuryama ku nzira se? Ese ko ndeba ahangaha hari ibipangu kuko utakumanze ngo banagukingurire banagucumbikire narakumanze cyangwa urimo urabeshya ni ubutekamitwe bw'abakobwa b'iki gihe nyine vuga we gute hasi harimo iki harimo imyenda mu Rwanda abana b'abakobwa rwose baraho none se ubu ngubu wari kurara ahangaha wari kugira inza gute wari kuharara nta hantu wakoraga se ndabanaga na mukade wanjye mukade wawe mukade se ni igiki mukecuru niwe mukade ahubwo ndumva uri umunyamahanga nicyo kirimo cyo mu Rwanda kibaho mukade ubu iwanyu se nahagana hehe waje muri Kigali kuryari iwanyu ni Muzehe ntara iwacu nyine ni muri Kigali ariko nyine nabonaga na mukecuru wanjye amaze iminsi itatu apfuye nyine wirira buriya iyo ugeze mu bantu ugomba no kuvugisha ukuri kuko nanjye ndi umubyeyi ubuse nkujyanye iwanjye ntiwazanyiba uriya makuru ntabwo niba kandi wamufashije hariho nigeze kuzana se akaza akatwara utuntu twose akantwara n'imyenda y'umwana imyenda y'umwuzukuru wanjye akayitwara akayijyana kandi kugira neza kwanjye niko kuzagira gute kuzamuzuguna ku gasi ntabwo niba wenda nanjye wangerageza ukayiba nta n'inkweto ugira ni kamambiri ariko n'ubundi ariko aho wabaga wari n'umusirimu nuko nyine twari nagize ibyo bibazo umukecuru wanjye agapfa baramushyinguye se none se iyo nzu wabagamo barayishenye byagenze gute mwarakodeshaga noneho nyine inzu yaragusohoye iyo ujya kumurega se ko nta muntu usohora umwana w'umukobwa ungana gutya Mana yanjye ngenda umva ngubu binyobeye hanze mbitekereza ariko hari ukuntu uzana abana nk'uko nguko ubiyorobetse yagera mu rugo akagukorera ishyano cyangwa wamara no kugera mu rugo kwigira indaya kandi sinjya nkunda abana b'indaya none wazamera nka Serine wanjye ko abana b'abakobwa b'iki gihe banyobeye ubu ngubu mare kukujyana nugera mu rugo ndarira umwana w'umwana Duruka ubu rero ikintu ngiye gukora ngiye kugufasha
uba uri mu rugo yego none se wagushakira n'akazi ko mu rugo ntabwo wagashobora nagerageza wagerageza ndagira ngo rero ubu nkujyane mu rugo ndebe nkugerageze erega imana yarampaye niyo mpamvu ntakwirengagiza n'umuntu uri hanze yego wabukoze imana yaramfashije mu gihe kintijije rero iminsi yo kubaho ngomba no gufasha n'uwo nsanze ku nzira kereka umemukiye ntabwo yimukira pe tugende shorera dore cyangwa ngaho tugende sawa urakoze tugenda ariko genda witeke urampemukira abana b'iki gihe kandi sinjya nkunda umwana ukorakora ikiri faranga ryanjye hariya ku meza ndisanga dore nkukuye ku nzira gira neza wigendereye neza nzagira gute saa isanga imbere twagiye